bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, umwami Yesu nashimwe cyane. Uwiteka abahire aho muri hose. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Nitwa Mukandengoro Laurence nk'uko tubizi. Ngarutse hano kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ubuzima n'imibereho. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwinshi. Reka rero dutangire dusenga Imana, kuko ibi ni iby'umwuka, tugomba kubitangiza isengesho kugira ngo bigire umumaro mu gihe cyabyo. Turagushimiye mwami Imana, Uwiteka muremyi w'ijuru n'isi. Izina ryawe niryubahwe Data wa twese mwiza. Ubwami bwawe nibuze, utegeke byose bikumbire Data. Icyubahiro kibe cyawe mu isi no mu ijuru, kuko ntawe uhwanye nawe. Ni wowe Imana yonyine, nta yindi Mana ibaho. Ni wowe waremye ijuru n'isi, ni wowe waremye ibiboneka n'ibitaboneka, ni wowe wadendeje amazi y'inyanja uri wenyine, urema imisozi n'udusozi uri wenyine, uhanika ikirere uri wenyine. Ntawe ubasha kumenya imfatiro z'isi, ntawe ubasha kumenya inkingi zihanitse ikirere, keretse wowe murengezi, keretse wowe muhanga, keretse wowe bwenge, keretse wowe bumenyi. Izina ryawe rero niryubahwe. Amavi yose nagupfukamire, indimi zose zature kuri umwami. Icyubahiro cy'Uwiteka kikugarukire murengezi ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu. Turagushimiye, tuguhaye icyubahiro. Waraturinze, wabanye natwe, watubereye Imana, watubereye byose, ntacyo tugushinja. Icyubahiro rero nishimwe n'ibyawe Imana. Tugiye kugana ku ijambo ryawe Yesu. Reka ijambo ryawe mwami urigeze ku mitima ya benshi, kandi rihindure byinshi. Ijambo ryawe nyakubahwa Imana uriherekereshe imbaraga no gukora no gukomera kwawe. Reka ijambo ryawe Uwiteka urikoreshe icyo ritumye mu mitima yacu, mu buzima no mu bugingo, bihindurwe n'ijambo ryawe Mana. Icyubahiro rero no gukomera n'ibyawe. Dusabye umwuka wera mwinshi kugira ngo adufashe. Dusabye umwuka wera w'Imana kugira ngo adusobanurire. Dusabye umwuka wera w'Imana ngo atubere inkomezi. Dusabye umwuka wera w'Uwiteka kugira ngo nyakubahwa Imana imirimo tugiye gukora yose iguheshe icyubahiro Data. Turagushimiye rero ko wemeye kubana natwe muri uyu mwanya, kandi turagushimiye ko wemeye guherekeza ijambo ryawe. Turagushimiye ko ugiye gukorana natwe imirimo n'ibitangaza. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yesaya, ibice 44. Umwami Yesu aduhana umugisha. Haravuga ngo Yesaya ibice 44, umutwe w'amagambo uravuga ngo idusezeranya umwuka wera. Imana isezeranya abantu umwuka wera. Iyo ni Imana isezeranya ubwoko bwayo kuzabaha umwuka wera. Hanyuma ahangaha ijambo ry'Imana rigiye kutubwira ko hari imirimo y'umwuka, hari imirimo igikoreka mu buryo bw'umwuka, igaragaza imikorere y'Imana, igaragaza imbaraga z'Imana. Imana rero ibamira umugisha mwinshi. Reka dukomeze dusome ngo ariko rero noneho umva, Yakobo mugaragu wanjye, Isirayeli natoranije. Uwiteka wakuremye akagukuza uhereye ukiri mu nda, kandi ari we uzajya agufasha. Aravuga ati witinya Yakobo mugaragu wanjye, Yeshuruni natoranije. Uwishwe n'inyota nzamusukiraho amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Bazamera nk'uko imikinga
yo ku migezi imerera mu bwatsi. Umwe azavuga ati ndu Uwiteka, undi aziyita izina rya Yakobo, undi aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari Uwiteka, yihimbe izina rya Isiraheli. Uwiteka umwami wa Isiraheli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari njye. Haleluya! Imana yacu ishimwe. Dusomye Yesaya 44 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Imana yacu ni ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Ahangaha rero Imana yari irimo isezeranya, yarimo itanga isezerano ku bwoko bwayo, nuko iravuga iti rero mugaragu wanjye witinya. Haleluya! Umva noneho Yakobo mugaragu wanjye Isiraheli natoranije. Mbese abantu bose b'ubwoko bwa Yakobo, abantu bose duturuka mu bise by'amaraso ya Yesu Kristo, abantu bose twavutse ubwa kabiri tukakira umwami Yesu n'umukiza, tukavuka ubwa kabiri, abantu bose twizera uwo mwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo, turi ubwoko bw'Uwiteka. Imana iravuga ngo nuko rero Yakobo mugaragu wanjye natoranije, Yeshuruni witinya. Nuko ibyatinyishaga Yakobo byari byinshi mu rugendo Yakobo yaciyemo kugira ngo yitwe Isiraheli. Rwari urugendo rukomeye cyane, rwari urugendo rwabayeho rwo kuva kwa se, biba ngombwa yuko ajya kwa Labani, kwa nyirarume Labani. Urwo rwari urugendo rukomeye cyane, arariganwa mu buryo bukomeye cyane, akora imirimo twavuga ko ari iy'ubushumba kwa Labani mu gihugu kitari ikiwabo, ariko Imana igendana nawe. Hanyuma aza guhura na marayika. Muri urwo rugendo yaje guhura na marayika w'Uwiteka ngo bakirana ijoro ryose. Aramukiranya ngo nuko umuseke utambitse bugiye gucya, ngo nuko Yakobo asobanukirwa ko marayika w'Uwiteka ngo amufata ku nyonga y'itako, ubwo yafashe ku mutsi w'itako. Yakobo imbaraga zose ziracika, noneho ngo ahita amenya yuko arimo akirana na marayika w'Uwiteka. Nuko ngo aramubwira ati sinkurekura utampaye umugisha, sinkurekura utampaye umugisha. Hanyuma marayika w'Uwiteka aramubaza ati witwa nde? Aramubwira ati nitwa Yakobo. Arangije aramubwira ati ugize neza. Kuba yaramubaje ati witwa nde, yagira ngo arebe ko Yakobo yiyizi, arebe ko Yakobo yaba azi intege nke ze, arebe ko yaba azi inkomoko y'iryo zina rya Yakobo, kuko kwitwa Yakobo nabyo byari bifite ikindi gisobanuro. Hanyuma marayika w'Uwiteka aramubwira ngo ntukiswe Yakobo ukundi, wiswe Isiraheli. Naho rero izina rya Isiraheli kuri Yakobo ryavuye. Nuko aramubwira ngo wiswe Isiraheli. Kandi iyo tugiye kureba rya sezerano Imana yabwiye Abisiraheli ikababwira ko bazataha igihugu muri Kanani, dusanga abana ba Yakobo nibo batashye mu gihugu cy'i Kanani. Nuko rero ubwo bwoko buvanywe muri Egiputa, abana ba Yakobo na Yakobo nibo bageze muri icyo gihugu cy'i Kanani, bitwa rero Isiraheli muri ubwo buryo. Hanyuma marayika w'Uwiteka amaze kumubwira ko yiswe Isiraheli, ubwo yaramuhaye isezerano rikomeye cyane. Nuko ahita amubwira ijambo nyine, Uwiteka nawe amubwira ijambo rikomeye. Aramubwira ati ntugire ubwoba, ntutinye,
njyewe mugaragu Yakobo mugaragu wanjye natoranije, agutoranya mu Bisirayeli bose, nkakwitirira izina ryanjye, nkakwitirira ubwoko bwanjye, nkaguha izina ryanjye, nzagushyigikira, nzabana nawe aho uzajya hose. Imana rero imuha iryo sezerano, ariko muri uru rugendo muri Yesaya uko yanditse ko Imana yamubwiye ngo umugaragu wanjye natoranije, umugaragu wanjye Yakobo Yeshuruni natoranije, witinya. Isiraheli natoranije, Uwiteka wakuremye akagukuza, uhereye ukiri mu nda niwe uzajya agufasha. Muri urwo rugendo, muri iyo mibereho, muri uko kwitwa Isiraheli, Uwiteka wakuremye akagukuza mu nda ukiri mu nda ya nyoko niwe uzajya agufasha. Ni ukuvuga ngo nta wundi Yakobo yagombaga kwiringira. Ahangaha Imana yari irimo imusezeranya ko yemeye kumufasha muri byose, yemeye no kumuha umwuka wera ndetse n'abana be, ivuga itanga isezerano no ku bana be, kandi koko niko byagenze. Muzi yuko isezerano ryaje gukurikirana Yakobo kugera ku muhungu we Yosefu. Imana isohoza ibyo yavuganye na Yakobo ndetse n'ibyo yavuganye na Yosefu. Imana rero yivuze biraba. Koko Imana yagendanye n'urubyaro rwa Yakobo, Imana yabanye nabo, kandi Imana yabagiriye neza. Iramubwira rero, iramwibwira. Iyo iki gice kigiye ku murongo wa 5 n'uwa 6, niho Imana itangira kuvuga ko nta yindi Mana itariyo, nta yindi Mana Yakobo azakorera, nta yindi Mana abana be bazakorera, nta yindi Mana ivuganye nawe, nta n'indi izavugana nawe, nta n'indi izamufasha. Iramwibwira neza. Imana rero iramubwira iti, witinya mugaragu wanjye Yeshuruni natoranije, ubishwe n'inyota nzamusukira amazi. Hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nzatembesha amazi ku butaka bwumye. Mbese ni ukuvuga ngo nta nyota izakwicira mu butayu, nta nyota izakwicira mu nzira, ntabwo uzabura icyo kunywa. Bavuga iti, kandi no ku bana bawe no ku rubyaro rwawe uwishwe n'inyota, n'abo muzaba muri kumwe, n'abazitirirwa izina ryanjye Isiraheli, n'uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, nzatembesha imigezi ku butaka bwumye. Hari igihe umuntu akabaho mu buzima, abona ko bukakaye bwumye, akabona ko nta binezaneza birimo, nta byiza birimo, ariko dufite isezerano ry'uko ubwo twamenye umwami Yesu nituzajya tugira inyota mu buzima, mu bugingo, tuzajya dusenga Imana, kuko iri ni isezerano yasezeranyije Yakobo. Iramubwira ngo mugaragu wanjye natoranyije, Isiraheli natoranije, Yeshuruni uwishwe n'inyota nzamusukira amazi. Ayo mazi rero ntabwo aturuka kure, ahubwo Yesu niwe soko imara inyota. ufite uwo mwana w'intama w'Imana, ufite Kristo Yesu muri we, naho yagira inyota Uwiteka azamusukira amazi, kuko isoko y'ubugingo, kuko isoko imara inyota ari Kristo Yesu. Kandi ukaba umufite, ukaba umwizeye, ukaba umwiringiye, Uwiteka aza gusukiraho amazi. Imana ishimwe cyane ku butaka bwumye, mu buzima bwumye, mu buzima bukakaye, mu buzima burimo ibigeragezo byinshi. Uwiteka ntazagutererana, azagusukira amazi akuramire, we kugwa mu butayu. Yigeze ireba Hagari mu butayu ubwo yaravuye kwa Aburahamu, yirukanwe n'umwana we, cyangwa se asenzwe, niko Bibiliya itubwira, kuko umwuka cyangwa se marayika w'Uwiteka yabwiye ubwo Hagari yaramaze gusuzugura Sara, marayika
marayika w'Uwiteka yabwiye Aburahamu, aramubwira ngo senda umwana na nyina. Nuko aramusenda, aramupfunyikira. Bibiliya niko itubwira, ariko urugendo rwa Hagari ruba rurerure mu butayu. Impamba yose ishira atageze iyo yajyaga. Hanyuma ngo umwana yicwa n'inyota, yicwa n'inzara. Umwana yenda kumupfiraho, ngo Hagari aramwijushura, ngo amurambika nka hariya, amutera umugongo. Wa mwana arataka cyane, wa mwana ararira cyane, ijwi rye ryumvikanira mu butayu. Ngo nuko ijwi ry'Uwiteka riramanuka rihamagara Hagari, riramubaza ngo Hagari, ubaye ute? Terura umwana wawe ukomeze urugendo, ngo kuko nzamugira ubwoko bukomeye, ngo kandi azaba umurashi. Hanyuma ngo Hagari arakebuka, ahita abona isoko y'amazi aho ngaho hafi y'uwo mwana. Kuvuga ngo amazi yari ari aho ngaho muri ubwo butayu, Imana yari iri kumwe nawe, ariko Hagari atabireba, atabona iyo soko y'amazi. Hanyuma noneho Imana imaze kumukangura, imaze kumubwira ko iri kumwe nawe, hanyuma igira ite? Kubona y'amazi. Ngo nuko araza aho umwana arahembuka, Hagari arakomeza aragenda. Imana ishimwe cyane. Imana rero yumvise gutaka k'uyu mwana, Imana yumvise kurira k'uyu mwana mu butayu. Hagari aravuga ati uri Imana ireba, ati n'ahangaha uri Imana indeba no mu butayu. Rero urumva ko no mu butayu, no mu butaka bwumye, Uwiteka ajya atembeshamo imigezi akaturamira. Kandi iyo migezi ntabwo iri kure yacu, iri hafi yacu, kuko Hagari yarakebutse gusa ahita abona amazi hafi ya wa mwana. Imana ituba hafi, ituba bugufi kugira ngo iturabere, kuko izi neza yuko turi mu butayu, izi neza ko turi mu isi itadukunda, itatwishimiye, izi neza yuko aho turi ari naho n'intebe ya Satani iri. Ntabwo rero Imana yareka ubwoko bwayo yiyitiriye ikabwita Isiraheli. Ntabwo Imana yatureka, ahubwo Imana iri kumwe natwe kugira ngo idutabare, iturengere, idusukire amazi igihe tugeze mu butaka bwumye. Uwiteka ari kumwe natwe. Imana ibahe umugisha. Ufite Kristo Yesu afite ayo mazi y'ubugingo. Niwumva ukakaye, dusaba Imana ikore ku isoko y'amazi, ikuramire, umwe ushira inyota, ukomeze urugendo. Imana ishimwe cyane, kuko Imana icyo yasezeranye natwe, icyo yasezeranye na Yakobo kuva kera, izagisohoza. Amena. Ravuga ngo urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye, n'abana bawe nzabaha umugisha. Umwuka wera w'Imana ni isezerano twahawe, ni isezerano twahawe na Kristo Yesu. Ni isezerano twahawe kuva kera, ariko ntabwo umuntu wese ariko yagira umwuka wera, ahubwo bisaba kubanza akavuka, hanyuma akaba umwana, akaba urubyaro rwa Kristo, akaba aturutse mu bise by'amaraso ya Yesu, akavuka ubwa kabiri, akizera umwami Yesu n'umukiza we, akamwizera, akamwiringira. Uwo nguwo umwuka wera w'Imana amubaho. Bimusaba rero, uwo mwana bimusaba kwirinda ibyaha, akirinda ibyaha n'ibisa nabyo, akirinda ibyaha bito n'ibinini, ibyicisha n'iby'inyongabuzabugingo, akirinda kubangikanya Imana, kuko ahantu hatari Imana ntabwo umwuka wera ahaba. Bisaba rero ko uyu mwana agomba kuba afite Kristo Yesu muri we. Bisaba kuba azi Imana ye, Imana rurema, Imana ishobora byose, kuba yarayizeye nk'Imana Data, akaba afite Imana Mwana. Hanyuma rero ahita akurikizaho no kugira Imana Mwuka Wera, aribwo butatu butagatifu ikaba Imana imwe. Isezeranya Yakobo iramubwira ngo n'urubyaro rwawe
ruzanyizera, ruzanyiringira, ruzemera umwana wanjye Yesu Kristo, ruzirinda kumbangikanya. Hariya yavuze ngo kuko nta yindi mana iriho, kuko nta yindi mana ivuganye nawe, nta yindi mana iriho ngo nanjye ubwanjye ntayo nzi, nuko nta yindi mana ikora ibikomeye nkayo, nuko ariyo yari ivuganye nayo. Ndavuga iti aho ngaho mushobora guhura, abana bawe bashobora kuzitiranya ibigirwamana n'Imana, bashobora kuzabona abaramya za Shera na za Shitaroti na za Nyabingi na za Dagoni, ibyo bigirwamana, iyo migenzo yose ya gipagani bakabyitiranya no gusenga. Ariko nzabaha umwuka wera w'Imana, nzabaha umwuka wanjyewe mwinshi, abahishurire kumenya Imana nyamana iyo ariyo, abahishurire abamenye ko ndi Imana itabangikanywa. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero Imana iramubwira ngo n'urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye. Ni ukuri uko twagiye tuvuka, uko twagiye dukizwa, uko twagiye tuva ku ngeso imwe ya kamere itavuga Imana, uko twagiye tubamba ingeso zacu, ibyo byose twagiye tubifashwa n'umwuka wera. Tugenda tubifashwa no kwakira umwami Yesu, no guhora mu buzima bwo kutabangikanya Imana. Ubundi iyo ufashe ibindi bintu ukabishyira mu buzima bwawe, Imana urinda upfa utamenya Imana iyo ariyo, urinda upfa utagize umwuka wera. Ariko iyo Imana yagushyizeho iryo sezerano nawe ukarigenderamo, ukagira amahirwe ukarigenderamo, ukagira amahirwe yo kumenya ukasobanukirwa icyo Imana yavuganye n'abakubanjirije mu byo kwizera, ukigishwa, ukemera kuba umwigishwa mwiza, ukemera kuba umwana wumvira, ukemera kwakira umwami Yesu, ukemera kurekura ibyaha, ukarekura izindi mana, umwuka wera n'isezerano uramufata, uramwakira, nawe agakorera muri we, akagenda akumenyesha iby'ubwenge, iby'ubwiru bw'Imana, akagenda kuyobora muri iyi nzira. Umwuka wera twaramuhawe ngo kugira ngo atubere umufasha uzajya adufasha. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo mu ijuru ku Mana mfite umuntu umvugira, ngo kandi uwo yitwa Rukundo. Imana ishimwe. Ngo kandi uwo yitwa Rukundo, ngo mfite umuntu umvugira. Nta wundi utuvugira, ni umwuka wera, niwe uhora tunihira iminiho, niwe uhora ahora avuga ngo abadata, niwe uhora aduhuza n'Imana. Yesu nawe yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye, ngo kandi mbahaye umwuka wera umufasha kugira ngo azadufashe. Imana yacu ishimwe kandi yahabwa icyubahiro. Kugira ngo utunge uyu mwuka rero, nubwo ari isezerano Imana yasezeranyije Yakobo kuva kera, bisaba ko umuntu yimenya nk'uko Yakobo yimenye, akamenya ko yitwa umuriganya, akamenya ko izina rye rifite ubusobanuro bw'ibyo yaciyemo bitari byiza, akimenya, akamenya aho avuka, akamenya aho ari, akamenya Imana asenga iyo ariyo, kandi akemera guhindurwa n'ijambo ry'Imana. Ikindi, ntabwo umuntu ashobora kuzura umwuka wera atajya asoma ijambo ry'Imana, atajya anaryumva, atajya akunda guterana kwera. Bisaba rero kuba ukunda guterana kwera kugira ngo wige, kugira ngo wigishwe, kugira ngo wigire ku birenge by'abatubanjirije. Bavuze Imana neza, bayivuga neza, bavuga umwuka wera. Bisaba ko umenya, bisaba ko wigishwa, kandi ukajya usomera ijambo, ukajya usoma ijambo ry'Imana, warangiza ugasenga, umwuka wera w'Imana akakumanukira. Iri jambo rero icyo rikora ni inkota. Iyo umaze kurisoma, rigenda rigukuraho amahage yose, rikagenda rigukuraho ibituma umwuka wera atabona icyicaro muri wowe, ibituma umwana w'intama w'Imana ari we Yesu Kristo atabona aho arambika umusaya muri wowe. Iyo udatunze Kristo Yesu muri wowe, ntutunge ijambo ry'Imana muri wowe, ntiwemere guhindurwa naryo, umwuka wera ntabona aho akorera muri wowe. Bisaba rero kuba wagize uti, bisaba kubwirizwa, bisaba gusenga, bisaba gukunda guterana kwera, bisaba gusoma ijambo ry'Imana no guhindurwa naryo,
hanyuma ukakira umwami Yesu, hanyuma umwuka wera nawe akabona aho akorera, ubundi akajya akuvuganisha. Kuko umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ubwo amvugira nta mwanzi wamunkuraho. Umwanzi ahora ashaka kudukuramo iby'umwuka wera, iby'isezerano, ahora ashaka ko twaba imbata z'ikibi n'icyaha. Ariko Uwiteka nawe afite isezerano yasezeranyije Yakobo, aravuga ngo n'urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye. Imana ishimwe. Ngo bazamera nk'imikinga yo ku migezi imerera mu bwatsi. Mbese abana b'Imana bazatoha, bazamera neza, nubwo haba hari ubwatsi bushaka kumiramiza imikorere y'Imana muri wowe. Imana yo izakomeza, Imana yo izakuhirira, uzakura urenge ibyo byatsi. Ibendera ryawe, inyenyeri yawe y'ubumana, yo kubura umwana w'Imana, yo kubura umwana uri mu isezerano, iyo ngiyo izakora uko byagenda kose bizagaragara. Imana ishimwe cyane, kuko uzaba uri hafi y'umugezi. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abiringira Uwiteka, Uwiteka akababera ibyiringiro. Baba bameze nk'igiti cyatewe hafi n'umugezi, ngo gihora gishorera imizi yacyo mu mugezi, ngo kandi gihora cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo naho ntigikangwa n'amapfa acanye n'izuba cyane, ngo gihora cyera imbuto zacyo, kandi n'amababi yacyo agahora atoshye kubera ko gitewe hafi n'imigezi. Rero natwe umugezi duteyeho, cyangwa se iyi mikinga iteye hafi n'imigezi, ni twebwe duteye muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero nta kindi kintu gishobora gutuma iyi migezi itakuhirira yo muri Kristo Yesu. Icyakuza ni ukutubaha Imana, ni ukutayemera, ni ukuhakana ubwami bw'Imana, ni uguhakana Kristo Yesu n'umukiza wacu, ukamuhakana, ni uguhakana umwuka wera, n'ibintu bitukisha umwuka wera. Ibyo ngibyo bituma iyi migezi itabasha kukuhirira, itabasha kugukuza ngo ugaragare nawe ugaragare nk'umuntu w'Imana. Rero bisaba yuko kugira ngo winjire muri iri sezerano Imana yahaye Yakobo, bisaba ko ukizwa, bisaba ko wihana, bisaba ko urekura ibidafite umumaro, bisaba ko uhimbaza Imana ku manywa na nijoro, bisaba ko umenya Imana yawe y'ukuri yo kwizerwa, ngo ni Imana ikomeye cyane. Ngo umwe azavuga ati ndi uw'Uwiteka. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati ngewe ndi uwa runaka, yajya kurahira akavuga ngo yampaye inka runaka. Twebwe rero ntabwo tuvuga ngo yampaye inka runaka. Uyu umuntu avuze ngo yampaye inka runaka, cyangwa se akavuga ngo ndi runaka wa runaka, ubwo uhita wumva igisekuru cyiwe, ugahita uvuga ngo uyu ni uwo kwa runaka koko. Ariko twebwe dukwiriye kugira ibyivugo byivuga Kristo Yesu. Yesu ashimwe, Uwiteka ahimbazwe, Uwiteka niwe Mana, uhoraho nyir'ububasha, niwe mwungeri wanjye, sinzakena. Haleluya. Ukagira ibyivugo byiza, kuko Yesu nawe ngo azivuga imbere ya Data wa twese, avuga ngo dore ngaba Data. Imana ishimwe. Ngo izi nkovu zose ngo ni ku bwabo. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero natwe tugomba kugira ikivugo twivuga imbere y'Imana. Mu gitondo ukibyuka ugikanguka ukavuga ngo Data wa twese mwiza, Mana Data wa twese mwiza, izina ryawe niryubahwe. Imana ishimwe. Kuko uti turagushimiye. Wabona amafunguro ukamenya kuyashimira Imana, icyo gihe barimo wivuga, isi ihita ibimenya, ibiku rwose bihita bibyumva, bikavuga ngo umwana ashimiye uwamubyaye, umwana ashimiye aho akomoka. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ikibaye cyose ukiringira Uwiteka ukamwiragiza, ubu ngubu rero azavuga ngo ndi uw'Uwiteka. Amen. Azavuga ngo ndi uw'Uwiteka.
uwo nguwo bizamenyekana ko ari uw'Uwiteka, kuko nta yindi mana azubaha. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero ngo n'undi nawe ngo aziyandikira n'ukuboko kwe, undi ngo aziyitira izina rya Yakobo, undi nawe ngo aziyandikira n'ukuboko kwe ko ari uw'Uwiteka yahimbye Isiraheli, izina rya Isiraheli. Uwiteka mwami wa Isiraheli, Uwiteka Nyiringabo umucunguzi wawe aravuga ati: ndi uwa mbere kandi ndi imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari njye. Imana ni iya mbere kandi ni iy'imperuka. Mu bibaha byose duhore dushimira Imana nyir'ububasha, nyir'ubutwari bwose, kuko Imana niyo tangiriro. Niko muri Yohana igice cya mbere havuga ngo mbere na mbere ijambo yahozeho, ngo kandi ibyaremwe byose byaremwe nawe. Urumva ko mbere na mbere Uwiteka yari ariho kuva kera. Imana ntiyabyawe, ntiyaremwe, ahubwo Imana ni Imana irihariye mu bumana bwayo, niyo yabayeho mbere y'ibintu byose bibaho, ngo kandi ni iya mbere ikaba n'imperuka. Ibi byose bifite iherezo kuko niyo yabiremye, ngo kandi buri kintu cyose yakiremeye igihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'ibihe, nyuma y'ibi byose, nyuma y'imperuka, Uwiteka azakomeza kubaho. Nimuze tumwiringire kuko niwe uzabaho ibihe byose. Ngo nta yindi mana ibaho itari njye. Imana niyo yivugaga kugira ngo Yakobo amenye neza Imana akwiriye gukorera iyo ariyo, kugira ngo amenye ko Imana ariyo ibasha kugira umwuka wera yonyine, kandi ko Imana ariyo isezeranya igasohoza. Imana ishimwe cyane. Reka rero umuntu wese wumvise iri jambo ry'Imana ahindurwe naryo. Ufite isezerano ry'uko niwicwa n'inyota Imana izagusukira amazi, kandi ufite isezerano ry'uko Imana iri kumwe nawe, niko yabwiye Yakobo, iravuga ngo witinya. Imana ishimwe. Imana izagutinyura, nibikomeye izajya igenda igutinyura, kandi Imana izagusukiraho umwuka wera. Ngo n'urubyaro rwawe haba n'abazagukomokaho, haba bazabwiriza ijambo ry'Imana, bakemera kwakira umwami Yesu n'umukiza wabo, bagahindurwa n'ijambo. Abo ngabo Uwiteka azabasukira umwuka wera wiwe w'Imana abayobore. Dufite isezerano rero ry'uko abo tuzabyara mu mwuka, abo tuzabyara tubabwirije ubutumwa bwiza. Nawe ushobora kumva hari ibyatumaga utuzura umwuka wera, kumva hari ibyatumaga bituma utagira ubusabane n'Imana, ku buryo Imana zikavugana nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, utayoborwa n'umwuka wera. Ariko uyu munsi wumve ko uri munsi y'amasezerano Imana yasezeranyije Yakobo kuva kera, ariwe sogokuruza wacu. Imana y'amasezerano yamubwiye ko n'urubyaro rwe izabisukaho umwuka wera, ari bo batwebwe, ari bo twakiriye umwami Yesu n'umukiza wacu. Niwe ugomba kuduha umwuka wera mwinshi. Uyu munsi rero ukaba ufite ikibazo cy'uko utajya wuzura umwuka wera, ukaba ufite ikibazo cyo gushidikanya ku mwuka wera, ndakwinginga cyane kugira ngo umenye Imana isengwa iyo ariyo. Iravuze ngo ni iya mbere ikaba n'imperuka. Iyo niyo Mana, nta yindi mana ibaho. Ni Data wa twese mwiza, muremyi w'ijuru n'isi, waduhaye umwana wa Yesu Kristo kugira ngo umwemera wese atazacirwaho iteka. Uwo rero niwe Imana nyamana. Ukwiriye kwihana, ukwiriye guhinduka, ukwiriye kumenya Imana isengwa iyo ariyo, ugasoma ijambo ry'Imana. Wari ufite intege nke mu gusoma ijambo ry'Imana, uyu munsi tugiye kugusabira, natwe twisengera, twisabira imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana kandi no guhindurwa naryo, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ripfa kumanukira ubusa, ahubwo rimanuka rifite misiyo yo guhindura umuntu. Imana ishimwe cyane, kandi tugahinduka mu buryo Imana idushakamo. Nta muntu ujya wuzura umwuka wera afite kamere zibase umutima we, zibase ubugingo bwe. Nta muntu ujya wuzura umwuka wera agifite izindi mana. Rasheli yavuye iwabo, ariko ngo ajyanye n'umugabo we Yakobo,
ariko ngo agenda ajyanye ibigirwamana byo kwa se, ngo agenda abyicariye. Hari ibigirwamana by'iwacu, hari ibigirwamana byagiye bidukurikirana muri ubu buzima tugakizwa, ariko ibyo bigirwamana bikagenda bidukurikirana. Ibyo bijya bitubuza kuzura umwuka wera, bijya bitubuza guhinduka nk'Imana, bijya bitubuza gukizwa nk'uko bikwiriye. Uyu munsi rero tugiye gusenga Imana isohoza iri jambo yabwiye Yakobo. Iravuga ngo nzagendana nawe, ngo witinya mugaragu wanjye ishuri ni Yakobo natoranyije, ngo n'uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, ngo nzatembesha amazi ku butaka bwumye, n'uwishwe n'inyota nzamusukira amazi, ngo kandi n'urubyaro rwawe nzarusukaho umwuka wanjye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana uhindurwe n'iri jambo. Niba utarakira umwami Yesu n'umukiza wawe, ukaba wumvishije iri jambo, ukaba ushaka kuyoborwa n'umwuka wera, ukaba ushaka kwakira ukaba ushaka kuzura umwuka wera, biragusaba ko wazaduhamagara tukagusengera Imana, tukakuyobora uburyo umuntu yihana, uburyo aba umwana w'itorero, ugasanga abashumba, ugasanga abakozi b'Imana bakamusengera, akabohoka, akava mu ngeso mbi, agahindurwa, akaba umwana w'Imana, hanyuma kuzura umwuka wera, akaba yinjiye muri iri sezerano. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Umuntu utuzura umwuka wera w'Imana ntabwo aba afite uwo mwana, ntabwo aba afite Kristo Yesu. Kandi Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kwa Data atamunyuzeho. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gutunga ubutatu butagatifu muri wowe. Ugomba gutunga Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, ikaba Imana imwe. Ubwo nibwo uba ubaye icyaremwe gishya, kandi nibwo ubasha gusohorezwa iri sezerano Imana yasezeranyije Yakobo. Imana ibahe umugisha bene Data, turabakunda cyane. Abari hirya no hino, abari mu Bwongereza turabibona ko mudukurikira, abari Nigeria, abari muri Amerika, abari hirya no hino muri iki gihugu, abari ku mpera z'isi, ahantu hatandukanye turabibona ko mudukurikira, mukumva ijambo ry'Imana. Mujye musharinga, mukore komenti, subscribe, kandi mujye mwumva video muyirangize kugira ngo mwumve icyo umwami Imana avugana namwe. Imana rero ibampera imigisha myinshi. Ushaka ko tugufasha ku by'umwuka, wazajya uduhamagara kuri iyo nimero iri hasi, cyangwa se ukatwandikira, hanyuma tubasha kugusubiza. Hariho na email, mujye mwandika tubasubize kandi tubafashe. Icyo dushaka ni uko mumenya Imana nyamana, nuko turekura ibigirwamana, nuko turekura ingeso mbi, nuko twihana tukava mu byaha. Dore kuva mu byaha niko kubaha Uwiteka, niko kuva mu byaha, kandi mu kuva mu byaha nibwo bwenge. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka rero dusenge Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu, ugira neza mwami. Ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi yacu, yumvikanye yuko watoranyije Yakobo ukamuha isezerano rikomeye cyane, ukamwita Isiraheli, ukamwiyitirira Mana. Kandi warakoze Yesu, warakoze nyakubahwa Imana. Nuko usezeranya Yakobo, uramubwira ngo ni ukuri, ngo uzatembesha amazi ku butaka bwumye. Wabonaga ko hari igihe ijambo ryawe rizaba ingumi, wabonaga ko hari igihe abantu bawe bazaba batacyumva iby'ubutumwa bwiza, abantu bagakakara mu mitima, abantu bagakakara mu bugingo, ubuzima bw'umwuka bukakakara, bukagira inyota. Ariko isezerano ryawe wasezeranyije Yakobo ntirizahera mwami. Uzajya udusukira amazi, imitima yacu yongere, ubugingo bwacu bwongere guhimburwa. Mu izina rya Yesu turagushimiye murengezi w'ubuzima bwacu, kuko wamubwiye ngo ni ukuri, ngo n'urubyaro rwe uzarusukaho umwuka wera, uzarusukaho umwuka wawe. Mana, udushoboze gutunga umwuka wera w'Imana, udushoboze kumvira uwo mwuka, udushoboze kuyoborwa n'umwuka, udushoboze mwami kwakira umwami Yesu n'umukiza wacu, kugira ngo umwuka wera w'Imana abone aho akorera, kugira ngo adufashe mu byo kubaha Imana no kuyikorera no guhindurwa n'ijambo ryawe. Turagushimiye Imana. Fasha ubwoko bwawe rero Mana, udufashe nyakubahwa Imana, umwuka wera w'Imana abe
mwinshi muri twe kugira ngo nyakubahwa Imana tuyoborwe nawe. Urakoze rero data, ukomeze kwigaragaza, ukomeze kwiyereka abantu bawe, ukomeze kubasukira amazi, ukomeze guhembura ubuzima n'ubugingo, ukomeze nyakubahwa Imana kutubeshaho, kandi nyakubahwa Imana utugwishe mu isezerano ryawe, kuko aho niho uzajya uturebera Uwiteka. Turagushimiye ko ubyumvise. Kubite hasi imbaraga zose z'umubi zituma tudakizwa, zituma tutari kuri ibyaha n'ingeso mbi, ibyo byose bikurwe mu izina rya Yesu. Ibituma tudasobanukirwa Imana nyamana iyo ari yo, byose bikurwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umusaraba mwami zikora imirimo n'ibitangaza, uturwanire intambara zigaragara n'izitagaragara mu izina rya Yesu. Ukize ubuzima, ukize ubugingo. Kristo Yesu, imitima yacu nikwagukire kugira ngo ubone aho urambika umusaya mwami. Icyubahiro no gukomera n'ibyawe data. Reka Gehinomu ihombe, ahubwo ijuru ryunguke benshi. Turagushimiye mwami, tugushimiye kubw'ijambo ryawe ugiye kurisobanura neza cyane mu mitima y'abantu, ugiye kurisobanura Uwiteka, rikagira imbaraga, rikagira ububasha ku bantu bawe. Ndagushimiye ko bikoze, ndagushimiye ko ushyigikiye ijambo ryawe, ndagushimiye mwami Yesu, ndagushimiye mwuka wera kuri bereye umushorera, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.